Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initok Rwanda, nibwo natwe ibiganiro byacu bya buri munsi bigaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hagiye ko gusuzumisha ibinyabiziga bya moto. Ikigo gisuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga by'umwihariko ibirimo moto zikoresha amashanyarazi zajya zipimwa imyuka zisohora n'ikigo kigiye gutangira kubikora. Iki kigo kikazagiherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iki kigo giherereye mu murenge wa Ndera kizatangira gutanga iyi serivisi ku binyabiziga muri iki cyumweru ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025. By'umwihariko kikazajya gisuzuma imodoka zagenewe gutwara imizigo ndetse na moto zikoresha amashanyarazi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda REMA kivuga ko iki kigo cya Ndera kizajya cyakira ibinyabiziga byose by'umwihariko imodoka zagenewe gutwara imizigo zikora toni n'igice kuzamura, amapikipiki yose akoresha amashanyarazi muri gahunda yo gupima imyuka zisohora. Gahunda yo gupimisha imyotsi ibinyabiziga bisohora yatangiye ku mugaragaro mu Rwanda ku itariki ya 25 Kanama umwaka wa 2025 mu rwego rw'ubukangurambaga rwo kurwanya ihumana ry'umwuka duhumeka. Ubwo iyi gahunda yari yegereje, ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije mu Rwanda REMA cyatangaje ibiciro by'amafaranga azajya yishyurwa kuri iyi serivisi yo gupimisha imyotsi ku binyabiziga. Mu biciro byashyizwe ahagaragara, ipikipiki n'ibindi binyabiziga biri ku rwego rumwe nayo bizajya byishyura amafaranga y'u Rwanda 16,638. Imodoka zakorewe gutwara abantu zifite imyanya itarenze 8 zishyure amafaranga 34,940 by'amafaranga y'u Rwanda. Mu gihe imodoka zitwara abantu bava ku bantu 9 kuzamura zajya zishyura amafaranga y'u Rwanda 51,000 n'amafaranga 578. Kimwe n'imodoka zitwara imizigo ziterengeje toni imwe zo zikazajya zishyura 51,000 n'amafaranga 578. Ni mu gihe ibindi binyabiziga bikoresha moteri bikora imirimo itandukanye bizajya byishyura amafaranga y'u Rwanda 49,918. Ku itariki ya mbere Ugushyingo 2025 bamwe mu bayobozi mu nzego z'u Rwanda barimo abo muri guverinoma bitabiriye gahunda yo gusuzumisha imyotsi y'ibinyabiziga byabo zisohora, aho bagiye gusuzumisha ibimodoka zabo ibijyanye n'imyuka zisohora. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ICP Boniface Rutikanga wari umwe mu bayobozi bari bitabiriye gahunda yabonye no guhamagarira abafite ibinyabiziga kujya gusuzumisha ingano y'imyotsi bisohora. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko umuntu ukoresheje control technique asanzwe atarebwa n'iyi gahunda, ariko abari kwaka iyi gahunda yo kujya kuyikoresha bagomba no kwaka iyi serivisi yo gusuzumisha imyotsi. Muri make abafite ibinyabiziga bazajya bakora control technique banasuzumisha imyotsi y'ibinyabiziga byabo bisohora. Ngayo nguko reka mushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Niba rugambiriza kuri Initok Rwanda ugakunda ibyo dukora wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi. Reka mubwire ngo ikigomba kumenyekana ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.